Bismillahirrahmanirrahim. Bavani wa Islam, turi mu mwaka w'igihumbi kimwe na 447, tukaba turi mu kwezi kwa gatatu kwa Islam ariko kwitwa Rabi'ul Awwal. Ukuntu ukwezi abayisilamu hirya no hino ku isi bazirikana banishimira ivuka ry'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ariryo bita Maulidin Nabi. Bibukiranywamo ibintu byinshi cyane bishingiye ku mateka y'intumwa y'Imana Muhammadi n'izindi nyigisho ze. Kandi niyo mpamvu abayisilamu ngira ngo aka kanya dufata umwanya muto cyane urebe ku babyeyi b'intumwa y'Imana n'umuryango akomokamo. Ese bari abantu ki? Niyo mpamvu rero usanga abayisilamu, bamwe mu bayisilamu bake cyane bafite imyumvire yuko ababyeyi b'intumwa y'Imana n'umuryango wayo ngo bari abashirikina, basengaga amasanamu. Ese koko nibyo? Abayisilamu mwumve, iyi ni ingingo iri muhimu cyane, ni ingingo ya ngombwa cyane abayisilamu bagomba kumva. Ndagira ngo mbabwira yuko mbere yuko intumwa y'Imana ivuka na mbere yuko ihabwa ubutumwa, burya abantu barimo ibyiciro bitandukanye mu bijyanye n'imyemerere. Icyo ngicyo abayisilamu bakunze kukirengagiza, hari n'abatabizi. Mbere yuko Rasul avuka abantu bari barimo ibyiciro bitandukanye. Muri bo harimo abasengaga ibigirwamana, hakabamo n'abandi bemeraga Imana imwe rukumbi, bagenderaga ku mateka n'imyemerere n'imyizere y'intumwa y'Imana Ibrahim alayhi salam. Barasomaga bagasoma ko habaye intumwa yitwa Ibrahim yemeraga Imana imwe rukumbi bakamuyoboka. Icyo ni icyiciro usanga abayisilamu birengagiza ko cyariho icyo gihe. Abayisilamu bavuga ayo mateka ya mbere y'ivuka ry'intumwa y'Imana, usanga bibanda cyane mu kuvuga ko Abarabu bari abashirikina, nicyo bibandaho cyane, ariko bakirengagiza ko muri bo harimo abari bafite imyemerere mizima yo kwemera Imana imwe rukumbi. Abo bakitwa al-muwahhiduna. Abo bariho ku gihe cy'intumwa y'Imana itaravuka, abo bariho mbere yuko Rasul avuka, al-muwahhiduna, bakemera Imana imwe rukumbi. Hari abayisilamu usanga iyo ngingo ntago bayizi, ntago babwirwa icyo kintu. Ari nayo mpamvu rero usanga al-ulama al-muslimina fi walidi ar-rasulillahi al-akram hal kana ala aqidati tawhid aw la. Usanga bamenye bibaza bavuga bati, ese ababyeyi b'intumwa y'Imana bemeraga Imana imwe rukumbi cyangwa basengaga ibigirwamana nk'uko babivuga bamwe? Ari nayo mpamvu rero murumva ko abayisilamu hano bagabanyijemo ibice bibiri ku bijyanye n'ababyeyi b'intumwa y'Imana. Bamwe bati barabashirikina, abandi bati barabemeramana imwe rukumbi, al-muwahhiduna. Ari nayo mpamvu rero tugiye kureba kuri iyi ngingo, usanga abayisilamu bose bemeranwa yuko ababyeyi b'intumwa y'Imana barabemeramana nyakuri, uretse agatsiko kamwe gusa kise abasalafi. Nibo bonyine bavuga yuko ababyeyi b'intumwa y'Imana barabashirikina, babarizwa no mu bantu bazinjira mu muriro ku munsi w'imperuka, waliyadhu billah. Ako gatsiko rero bashingira kuri hadithi bafite iboneka muri Muslim ijuzu rya mbere paje 191, bakagira n'indi hadithi iboneka muri Sunan Ibn Majah umuzingo wa mbere paje 501. Duhere kuri hadithi iboneka muri Muslim, hadithi yakiriwe na Anas, iragira iti anna rajulan qala ya Rasulallahi ayna abi. Igihe umusore yazaga ku ntumwa y'Imana, yari amaze gupfusha ababyeyi be. Uwo musore yari amaze gupfusha umubyeyi we, arangije abaza intumwa y'Imana ati ayina abi, yewe ntumwa y'Imana ngaho mbwira, ese data wanjye ubu abarizwa he? Qala, intumwa y'Imana iramusubiza iti finnar, papa wawe ni wo mu muriro. Falamma afa da'ahu, umusore ngo yarahindukiye aragenda. Amaze guhindukira agenda, ngo Rasul ngo yaramuhamagaye aramubwira ati faqala inna abi wa abaka finnar, yewe musore menya yuko data wanjye ndetse na papa wawe bose ni mu muriro. Iyo ni hadithi ya mbere. Hadithi ya kabiri iboneka muri Sunan Ibn Majah, rawa an Abi Huraira, aho Abi Huraira yagize ati qala zara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qabri umma, wa intumwa y'Imana ngo yasuye imva ya mama we. Fabaka wa abaka man hawlahu, ngo intumwa y'Imana yararize n'abari bamuherekeje nabo bararira. Faqala, intumwa y'Imana irababwira iti istadhantu rabbi fi an astaghfiru laha falam yu'dhan li.
ngo nasabye Imana uburenganzira bwo gusabira mama wanjye imbabazi, Imana irabunyima. wastadhantuhu fi an azuru qabriha fa'dhan li, nyisaba n'uburenganzira bwo kuba namusura, Imana irabumpa. uruvuga ni hadith w'Imana yimye uburenganzira ku ntumwa yayo gusabira nyina. Intumwa y'Imana igakomeza igira iti fazuru alqubur fa innaha tadhkuru almaut, ngo kubw'ibyo mujye musura imva, mujye musura amarimbi kuko bibibutsa urupfu. Izi ni hadith ebyiri dusomye bamwe mu bayisilamu arizo bashingiraho bemeza yuko ababyeyi b'intumwa y'Imana ari abashirikina, ari abo mu muriro. Abasilamu ndagira ngo mbabwire ko hadithi zose zanditse mu bitabo nka Muslim na Bukhari n'ibindi bitabo siko zose ziri sahihi. Cyose bagomba kukizirikana, ntabwo ariko zose ziri sahihi ari ukuri, kuko ntabwo ari Qur'ani. Dore ko na nyiri bitabo abanditse ibyo bitabo Bukhari na Muslim n'abandi ntabwo ari bo ubwabo bemeje yuko ibyo bakusanyije byose bakabishyira hamwe ko ari ukuri, si bo babyemejwe, ahubwo byemejwe n'abandi baje nyuma yabo. Tukibaza tuti bo bashingiye kuki kugira ngo bemeze yuko ibyanditswemo byose ari sahihi? Niki bashingiyeho mu gihe ba nyir'ukubikusanya ntacyo batangaje, barakusanyije gusa bashyiraho ngaho. Ari nayo mpamvu abayisilamu benshi bakemanga ku bitabo nka Bukhari ndetse na Muslim ibyanditsemo, kuko basanze hadithi nyinshi zirimo gusebya intumwa y'Imana, zirimo guharabika intumwa y'Imana, zirimo gutesha agaciro intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abasilamu bakayifata gutyo gusa, bakayifata nk'ukuri, ngo kuko byanditswe muri Bukhari ndetse na Muslim, ibyo bakayifata nk'ukuri. Ingero zirahari nyinshi cyane zirimo hadithi zisabye intumwa y'Imana. Ni kubw'ibyo rero abasilamu tugomba kugaruka kuri Qur'an. Reka turebe kuri Qur'an ku bijyanye n'iriya ngingo y'ababyeyi b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. wa birruju' ila kitabillahi ta'ala alladhi la yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi. Reka tugaruke ku gitabo cya Qur'an kitabonekamo amakosa haba mu imbere ndetse n'inyuma yacyo, ni ukuvuga hadithi z'intumwa y'Imana ziri sahihi. Reka tugaruke kuri suratu ash-shu'ara aya 219, aho Imana subhanahu wa ta'ala itubwira ababyeyi intumwa y'Imana ikomokamo, umuryango Rasul akomokamo n'abantu ki. Allah aragira ati bismillahir rahmanir rahim wa taqallubaka fis sajidin, Imana yagushyize mu bantu bayigaragira, mu bantu bayigandukira, bayubamira. wa taqallubaka fis sajidin, yoni aya tafsiri no aya ay annaka ya Rasulullah kunta tahta nadhar Allah ta'ala qilat muddat. Imana subhanahu wa ta'ala yaragucunze, yarakurinze igihe kinini cyane, wari uri mu burinzi bw'Imana igihe kinini cyane. intiqal nutfatuka almubaraka min nabiy muwahhid asajid ila sajid akhar. ubwo Imana subhanahu wa ta'ala urubuto rwawe cyangwa se imbuto yawe Imana yazishize mu ntumwa z'Imana, zigenda zimuka kugeza kuri ba bandi bagaragira Imana subhanahu wa ta'ala. Iyi ni tafsiri iboneka mu gitabo An-Nadhar al-Amthila juzu ya 11 page ya 447, aho Imana subhanahu wa ta'ala itubwira muri ya aya wa taqallubaka fi sajid, Imana yamushize mu muryango utunganye. Turebe muri tafsir Ibn Kathir aho Ibn Abbas avuga asonera ino aya wa taqallubaka, yaravuze ati fi hadhihi al-aya yani taqallabahu min sulbi nabi ila sulbi nabi, Imana subhanahu wa ta'ala yamuvanye mu mugongo w'umuhanuzi nyuma y'undi muhanuzi, hatta akhrajahu nabiyya, kugeza ubwo Imana ubwayo yamugize intumwa yayo. Reka turebe muri tafsir al-Burhan aho aba imamu babiri babaziranenge, aba imamu babiri bizewe, Abi Ja'far wa Abi Abdullah alayhi assalam, aho bavuze bati basona ino aya fi aslabin nabiyyin an-nabi ba'da an-nabi, Imana yamuvanye mu migongo y'abahanuzi nyuma n'abahanuzi umwe ku wundi, hatta akhrajahu min sulbi abihi, kugeza ubwo Imana subhanahu wa ta'ala yanamuvanye mu mugongo wa se, min nikahi ghairi sifahin, Imana imuvana mu ndoa mwishingiranwa litarimo ubuyobe. Ini tafsiri ya aya wa taqallubaka fi sajidin, Imana subhanahu yamushize
mu muryango w'abantu b'intungane. Reka turebe hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, aho ubwe yihamiriza ko yavutse mu muryango utunganye, ntago ababyeyi be bari abashirikina. Faqad rawa anhu, intumwa y'Imana yaravuze iti annahu qala lam yazal yanquluni Allah min aslabi at-tahirin ila arhami al-mutahhirati. Imana subhanahu wa ta'ala ntago yirengagije kunshira mu migongo y'abantu b'intungane no muri nyababyeyi zisukuye zitunganye, bimana uri nyina na se. Wa hatta akhrajani fi alimikum hadha, kugeza ubwo Imana subhanahu wa ta'ala yanzanye muri isi yanyu. Lam yudannisni bidanasin aljahiliya, ntabwo Imana yashize mu muryango ufite imyemerere n'imyizerere ya kijiji. Ayo ni amagambo ya Rasul. ntabwo Imana yamushyize mu muryango ufite imyemerere ya kijiji. Wala shakka anna aqbaha adnas aljahiliya huwa shirk wa ibadatu al-awthan. Ibi bitwereka ko ubujiji n'umwe Imana ivuga, bitwereka ko nta gushidikanya ko ubujiji buvugwa ahangaha no gusenga ibigirwamana no kubangikanya Imana. Aha tumenye yuko Rasul we ubwe arahakanye, avuga ko ntabwo Imana yamushyize mu muryango, wimusohore mu muryango afite imyemerere ya kijiji y'ubushirikina. Ibi tubihuza na aya Qur'an iboneka muri suratu at-Tauba aya 28, aho Imana igira iti innamal mushrikuna najas, ati ababangikanya Imana ni najisi. Ni gute nono tukibaza tuti ni gute Imana yavana yakura intumwa y'Imana muri najisi? Subhanallah. Biraba indi hadithi intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, wa yadhkuru ashaykhuna as-Sadduq ridwanillahi ta'ala alayhi. Uyu mushekhe y'umumenyi ukomeye cyane watubwiye iyi hadithi, nawe ayikomeye ku an Abdurrahman ibn Kathir al-Hashimi qala, yaravuze ati sami'tu Aba Abdullah Sadiq alayhi salam. Imamu Sadiq uyu ni imamu uzwi cyane, wemerwa na bamwe mu basuni, bamwemera nk'umumenyi wari ukomeye cyane wahoze mu gihe cye. Yaravuze ati yaqul nazala Jibril ala nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wigihe kimwe malaika Jibril yamanuka intumwa y'Imana aramubwira ati faqala ya Muhammad, yewe Muhammad, inna Allah jalla jalaluhu yuqri'uka salam, yewe Muhammad muzaniye ubutumwa yuko Imana iragutorera salamu. Wa yaqulu inni qad harramtu an-nara ala sulbi anzalaka, irambwiye ngo bwire nti Imana yaziririje kuzinjira mu muriro umugongo wakomotsemo. Subhanallah. Wa batni hamalaka, inaziririza ninda yagutwise kuzinjira mu muriro. Wa hijr kafalaka, inaziririza n'urugo rwakureze. Faqala ya Jibril, intumwa y'Imana itibaza Jibril iti bayin li dhalika, ngaho nsobanurira ibyo ngibyo we Jibril. Faqala, Jibril amubwira ati amma sulb alladhi anzalaka fa Abdullah ibn Abdul Muttalib, ngo umugongo waturutsemo nshatse kuvuga ni papa wawe Abdullah ibn Abdul Muttalib, Abdullah mwene Abdul Muttalib. Wa amma al-batn alladhi hamalaka fa Aminata binti Wahab, naho inda yagutwise mvuga hangaha ni mama wawe Amina mukobwa wa Wahabi. Wa amma al-hijr alladhi kafalaka fa Abu Talib ibn Abdul Muttalib wa Fatima binti Asad, naho urugo rwakoreze mvuga hangaha ni urugo rwa Abu Talib ndetse n'umudamu we Fatima binti Asad. Ini hadithi intumwa y'Imana Muhammad itwemeza yuko Rasulu ababyeyi be bari intungane ndetse n'urugo rwe rwamureze. Abasoma amateka y'intumwa y'Imana, Rasulu tubwirwa yuko yarezwe na Abu Talib kuva akiri umwana kugeza akuze anashatse. Ni hadithi ikomoka mu gitabo Al-Amali li-Tusi ijuzu rya mbere page ya 430. Bavana Islam, ibi rero bitweretse yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akomoka mu muryango utungane w'intungane. Bibonye muri Qur'ani Imana ibyemeza na tafsir ndetse na hadithi Rasul bwe abyihamiriza. Si sabo gusa, na sekuru intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yari intungane, yabarizwaga muri kagatsiko, muri kagace k'abantu al-muwahidun, abemeraga Imana imwe rukumbi. Ibi rero tubibwirwa n'amateka dusomerwa, aho umwami witwaga Abraha yegiye aje gusenya al-Kaaba, yarahageze
afatira imitungo yabo. Ako gace kari kakuriwe na sekuru intumwa y'Imana Abdul Muttalib. Yaramwegereye aramubaza ati se niki kikugenza? Undi ati ikingenza no gusenya al-Kaaba. Abdul Muttalib umumva ijambo yamubwiye, yaramubwiye ati dusubize imitungo yacu twigendere. Umwami biramutangaza. Abdul Muttalib aramubwira ati ana rabbul ibil walil bayti rabba, umenye yuko nge ndi umurebererezi w'iyi mitungo wafatiriye, harimo n'ingamiya. Walil bayti rabba, niriya nzu ushaka kujya gusenya, yavugaga al-Kaaba, rabba nayo ifite umurebererezi wayo arayirinda. Mwumve ijambo Abdul Muttalib yabwiye umwami. Iyo aza kuba ari mushiriki yari kuvuga amagambo nk'ayo ngayo. Niyo mpamvu Abasilamu bagomba gusoma amateka bagashyira mu bwenge. Iyo nkuru rero yuko Imana yarimbuye Abraha n'ingabo ze zagenderaga ku nzovu turayisanga muri suratu Fil, isura y'105 muri Qur'an, aho Imana itubwira amateka mu buryo burambuye uko yarimbuye abo bantu. Abasilamu, ndasoreza kuri hadithi intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, aho abantu kwicara bakibukiranya amateka y'intumwa y'Imana. Iyi ni hadithi nziza cyane dukomora mu gitabo. Ndasoreza kuri hadithi iboneka muri sahihi mu gitabo cya An-Nasa'i. Masdari hadithi ni sahih An-Nasa'i, ni hadithi y'ibihumbi 5441. At-takhriji yayo ni Nasa'i na lafdhi yayo ni Muslim, hadithi y'ibihumbi 2771. Tukomora no muri Tirmidhi, hadithi y'ibihumbi 3379. Ni hadithi aho baratubwira bati anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kharaja ala halqatin, yani min ashabihi, intumwa y'Imana yagiye isanga itsinda ry'abasahaba, ikundi ry'abasahaba ryicaye. Faqala, intumwa y'Imana arabaza iti ma ajlasakum, itse ni iki kibicaje ahangaha mwe basahaba banje? Baramubwira bati jalasna nad'u Allah wa nahmaduhu ala ma hadana lidinihi, ati twicaye ahangaha ari ukugira ngo dusabe Imana tunayishimira kubwo kutuyobora mu idini yayo. Amanna alaina bik, no kubwo yakuduhaye Muhammad. Subhanallah. Rasulullah ati Allahumma ajlasakum illa dhalika, yemwe basahaba banje ese hari ikindi kibicaza ngo kitari icyo ngicyo? Aho sahaba baramubwira ati Allahumma ajlasna illa dhalika, nta kindi kitwicaza aho ngaho nicyo ngicyo intumwa y'Imana. Umve abasahaba baricaye barimo baribukiranya, barimo baranashimira inema z'Imana kuri bo. Ko intumwa y'Imana yarabwira ati qala inni lam astahlifukum tuhmatan lakum, ati yemwe bantu mumenye yuko nge nta kibi mbabonaho. Wa innama atani Jibril alayhi salam fa akhbirni anna Allah azza wa jalla yubahi bikum almalaika, ngo Jibril yamanukiye ambwira yuko mwebwe yabishimiye igikorwa murimo. Imana yabishimiye igikorwa muri mwe, no kubw'ibyo yabohereje abamarayika kuza kubashyigikira igikorwa cyanyu murimo. Iyi ni hadithi rero sozerejeho igaragaza yuko abantu kwicara bakishimira maulidi, kwishimira ivuka ry'intumwa y'Imana, banibukiranye ibigirwa bya Rasul, icyo ni igikorwa cyiza kitari bid'a, dore ko byanakozwe n'abasahaba b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.